kirayo ntakerewe se. Biretse ngwanze ngutunganyirizaho neza. Rebera iryo kora rimeze ute? Meze neza. Bere ni sentere ifunge. Uyareka da. Kwishira naha irambohaga. Bagabyiza imeze uko kwikotero. Sinzi ibintu birimo biri kumba. Nibiki se kandi siritunganye? Ntibitunganyije. Aha hantu nakubwiye nti ako dandikona. Nahadoze. Izo ngo ryara bumfashije. Ngiye shati neza. Shati rero. Hako wahageze agiye kunshakira indi ya 500 ku mangazini. Se wagiye ugura imyenda myiza ko ufite amafaranga. Ariko mfite amafaranga nago gupfusha ubusa. Aguragabanya imidaba. Nese imyenda kugura imyenda no gupfusha ubusa ibintu. Umukire nta kitamuberaga. Ubwo wambaye ibihenze uri umukire ntabikuberaga. Nyamara nushaka uzagure n'irindi koti n'akandi gashaka. Karuvati subu ni ngombwa. Yihorere hano ubundi ni kumanywa. Nta nubwo uyu munsi uri bujye mu biro. Torera ubwo none se ugiye he? Iki? Ese kugiye? None se singiye nyine nakerewe ugiye camfasha. Isaha. None se ubwo uragenda nta kintu usize koko? Sigiki? Ese turabwirirwa. Ushaka iki? Amafaranga yo guhaha. Ejo naguhaye ngahe? Ntago wampaye amafaranga 5. Ngo? 5. 5 na amafaranga make. Kwa mugore uri isiha uri inge turacangwa. Ariko si ubwo 5 gihaha iki? Ariko 5 koko ujye ukagura minusu y'ifu yo gushigishamo igikoma. None ukaguramo wenda n'ibiro 2 by'imyumbati mukazitogoza. Ntimuje murasomesha. Ariko mbabarira umbwiza ukuri. Uba wahaho wicaye wabwiriwe. Ntabwo wicara urya amanyama n'amaburusheti wirirwa ugurira abantu. Ntukangenzure we urandindagira. Umva mbabarira rwose bano bana bawe sindi bubone ikintu mbaho. Ya mafaranga 5 ejo wampaye nari yeranje nubwo nasigaye mideni mvuga ko nuzuri buyishyure. None dore nabundi warugiye nta kintu. Ariko reka nkubwize ukuri sibyo? Nawe muje murajya muri kugerengeshura. Mwumve ko umuntu adafite imashini icuraga amafaranga. Nta kuntu wambwa ngo 5 ni gute mutaki managinga mu kijere. Munsi rwose mbabarira umbwiza ukuri sheri. Mbwiza ukuri nawe ugiye ku isoko. Amafaranga 1500 aha iki. Ikiro cyakabwa kiguraga ngahe? 1000. Mituyu y'ibishimbo. Ubwa ugikiro. Kinoti 1000. No wenda nta. Mituyu y'ibishimbo na amafaranga 300. 300. Hasigaye 200. 200 ntarimo umunyu. Irobo. Irobo rigurishana. Kibazo kibaye. Inyanya, amakara, amavuta. Nyanya ubukatiye magatunguru bigahumura. Ntimupfe kununga. Icyo gitunguru se cyo wakiguze. Kibazo ahubwo kiri kubinka. Nibyo by'ibitunguru bireke. Ako subi Kigali kuko mbabarira umbwiza ukuri. Mu cyaro nacanaga imwe ni Kigali nge gucana imwe. None se yebeye ko n'imyotsi wumanye. Mureke kuja murapanura ibyo bifu. Sinabura uko bipanura cyangwa uracisha muji wanyu nabo baguhuzana. Bafite ibistress nyinshi. Iyi nziri muri kerede. Isaha ku isaha twakumva bayijanye. Bafite n'utundi tuntu hirya no hino. Ubu kubona nagarama tugakeneye iki amarangi. Ubu si nubwo bahungu ba ubu koko. Ego disi kwigumeze ako waje hano undi kuba nkiwuwa. Kwirwa umuntu ariko kugaburira nk'inyoni. Ugusamaguza. Hako wagiye amakuba wayakoreye. Dore rero. Inoti y'igihumbi. Ngo? Inoti y'igihumbi. Chihorere. Mereza hangaha yambe. Ureka nkwereke. Gafata. Ugurema amakara. Amakara ugura inshenga nizo ziramaga. Fata. Nukuri kwiyose. Cyangwa mushinga amashigamo. Nayo yazana yanga nta kintu yama. Ariko se ubwo ubona fata amafaranga yawe hasiga. Uje wowe. Uzi ngurampimye. Ay. Uje murakomeza mudereje. Nge nabo naje kwicwa n'inzara hangaha niba udashoboye kumpayira ngenda bikira mu buyobozi bw'umudugudu. Ugiye kubisha mu buyobozi ngo iki? Ngo wabize ibyo kurya hano. None se urabimpa? Amafaranga 1000 hahi. Ja kuregera ikuzimu. Ndizi ko aribo batwumva vuba. Kanguje ko mu nzego zo hejuru. None se ubwo wubahiriza inshingano zawe. Ndusandenza amavi. Ariko ubwo nimba nkubwiye nifata agamafaranga. Wa mugore singahanda. Sibyo anda. Sibi 500 ntacyo kangene n'amaguru. Fata. 2500 se yaragura iki? Mbabarira mbanze nkubarira ikintu cyose dukeneye ahangaha. Icya mbere cyo nta mavuta hari.
nta makara hari nta bishyimbo bihari nta nyanya nta muceri nta mavuta ayo mafaranga mbabarira ujye ku isoko nawe ubwawe ugenda ubaze kuntu byose bibagiwe menya amadisi n'amasamaki none se byo ntabwo ugomba kubigura fatwa se niba utarayafata umbwire nigendere none se ubwo kuko wambaba fatwa nifite stress nyinshi ndigendere kandi singibyo ni 2,500 nimutabirya iminsi ine mama nangayi ariko se ubwo wowe uraza kurya nibura amafaranga kuko mujye mumbabara mureba abagabo bubusa aya mafaranga ndayamaze iki koko nukwitwa ngo yahashwe n'ingirwa mugabo kandi umukabari uririrwa unywera menshi sinyambo wabaye iki kuki ibibazo binkunda kuko Nese ufite ikihe kibazo Nese kurana n'umuti w'ikibazo ufite ikihe kibazo mbiki wamburuka amafaranga ko iki ushaka iki wamburuka gusa amafaranga angahe basi ni wowe umpaye 1,000 nzashaka ikihe kibazo nyine ufite ikihe kibazo gituma ukenera amafaranga 1,000 nkibagiye kunsura mu nzu niki nta kintu kimwe dufite cyo kurya mu nzu barumuna banjye bari gushaka kwirukana ku ishuri nabuze amafaranga nta kintu na kimwe nabuze n'ahantu basi nayakura ese undi nyambo reka nkubaze undi uriyizi kuntu usa ntabwo baba bakwiye kuba ufite ibyo bibazo ngewe ukunze imikara akazi uzingira simbayeho neza simba mu nzu nziza nese wowe buri iki ese amafaranga yakuramo iki nicyo ngo urinjije ntabwo icyaro kijya kigushiramo nyambo nubwo uzigera uhinduka uri umukobwa mwiza ku rwego ibyo bibazo ufite utwo tubazo dutoto byakemuka bari umuntu bakiganiriza ushaka ukaba mu nzu nziza ushaka ukambara neza ikintu cyose ukeneye ukakibona akuretse ubwo bugoryo ufite akomiki nakora iki njye rero kuza kundira nanjye nayo mfite ariko njye naguha diro yaguha amafaranga ukeneye amadiro yego diro simeze ite ahubwo banza umbwire uri rero uzayikora diro nibanza unsobanurira umbwire diro nyine nyabaki njyewe ndaguhuza n'umuntu no problem ariko uri ikintu ngukundira uri mwiza none ukuntu uteye intero yawe niyo ya mbere ngukundira pe utazagira ngo ngukundira ubwo bwiza bwawe bwo mu maso iyo taye ziya turi kumwe sha habagaje nice nkakurure ntimbese wakubona wambaye butarika ntubibanaga ndi kurabya ururimi I will never forget you kabisa pardon umutsatsi saro zimeze ute okay no problem bisaba iki genda ufata abantu 7 bagusukire rimwe bagusheho za menshi nushaka no maso obahasuke genda ukora ibyo ushaka ibihumbi magana 2 si bo ntaco we ukoresha ibyo ukeneye noneho ndakoheza ibihumbi 600 ugure n'imyenda shopping ujurambara neza sha nk'ikigori cyangwa ngo ibihumbi 700 ntaco wa agushaka bo nshaka abantu bo gutera amarangi kugira ngo ifosekere iyi parafo mwayisizemo nabi nshaka muyisobokore mugihe ibyo bihumbi 600 numvishe n'ibyiki ibyo bihumbi 600 numvishe n'ibyiki no oya n'amashevuro 600 kujya duhindura iyi parafo papa nanjye ndashaka amafaranga gagenda gate dufite trip n'abana twigana mufite ibiki trip biri buti ni papa dufite trip n'abana twigana dushaka trip si nibiki
dushaka kujya mu Kagera gutembera gusura inyamaswa. ariko wa mukobwa we ndikumva nta nubwo bitinda baba bananiwe ni vuba vuba aragwa nk'ibihumbi 500 Kuki? 500 kandi ari rimwe gusa Mikinge ndyamane n'umuntu kugira ngo abe amafaranga. ako se nyambo ubundi se mutaryamanye ubundi muryamye mutaryamanye bitwaye iki ni muryamana ari umuntu uragenda mu muhanda yisabone ko waryamanye n'umuntu wagiye ugira mu mutwe 500 urumva amafaranga ari make ngandebera nubyanga uragenda bagusore mu nzu urabona bave ku ishuri Se Miki uruseri 500 umuntu yayatanga ngo narenza upfa kumushimisha we gusa azagwa narenza azaguhindurira ubuzima mu gihe gito cyane ahubwo we uri ready 500. Miki nesu kuko shabitekereze wombwe ese nagara umwana mubi. ako si byo birakureba cyo mupfana sa amafaranga ari buguhe nimba ari umwana mwiza cyangwa umwana mubi nago bikureba we ikintu cya mbere ukeneye amafaranga mfite umuntu uragwa amafaranga Ese Miki wayanshaki basi ngiye nkazakwishyura ko sinjye gukora ibyo. ese nyambo ayo mafaranga nyagwe wayanyishyuriye akuye wari akazi ugira Ngiye kugashaka. wagashaka 500 wazayibona ryari Ngiye na basi ngiye nshakira ijana ryo wazayibona ryari nzayaguha mwana. nyambo na amafaranga nifite yo kuguha ahubwo yembwira nimba diru yemera nge mubwire ukuntu ibintu biri bugende 500. 500 nyese ayo mafaranga ni make na miliyoni rigiye yayiguha bitewe n'ukuntu wamwiyeretse ayo mafaranga we ugize uyabona Uwo muntu nyine se agira amafaranga menshi. ndakubwiye ngo nge ntabwo nakujyana muri diru itari ya danje iyi nzobe yawe ugomba kuyibyazamo amafaranga nyambo witekereza vuga yego dukora akazi Okay. Ntacyo bazi. Ako nyine ngiye nimura n'uwo muntu uzareke idiringira nawe ntuzabigemo. mbijyamo gute uzaza ngenda mukubwira nta kindi cyambere nta byo kwigira umwana byende by'usoni twawe uzavi wanyu wabihasize uzaze uje uzi ikintu kikuzanye hano siko bimeze Nta kibazo. ngari utaha ugende witegurije ugomba Nese kuza wabaye mayisenga niko nzakura muri ayo. nta mafaranga mfite ubundi kugwa dirwa amafaranga nyambo nyumva Ciao. Baranagowe. kandi uzazambaye agakanzu kagufi Ahumva kandi amategeko utangiye kunshyira. kagufi iki cyo none ikintu kimeze barayama pe kandi dore wa mukobwa we nkoraga ndakwiyama kunakoheje ku ishuri nguje kwiga nakoheje gutembera Nisi papa ngiye. hari isomo ryo gutembera muri kwiga Nisi si ukumenya ibyiza bitatse igihugu. ibyo si wabyigira mu ishuri uzabibazwa nande Nese nabyigira mu ishuri ntagiye kuritera aho biba ngo mbibone. ibyo bintu ubwo butembere ndakwiyama igihe waje mu kiruhuko aho nyine uratemba hano ijya muri karitsiye urebe ibyo byiza ariko nimba ugiye ku ishuri genda wicare wige Papa nicare nige None ngo babigurega n'ukwiga. ngo Na trip n'ukwiga. ubu mpamagaye diregiteri yambwiye ati trip Yego none se abandi bana bazatembera ngiye sinembere papa. ndakwiyamye none ngo bisaba ngo amafaranga Bisaba amafaranga nyine. ntutewe angahe 80 n'ayandi 20 yo kurya mu nzira. nubwo byaba ari 5 habe n'iripfumu ushobora kubona dore niho biheraga byazana amanota 2 Papa nkumvishije uri kuvuga 600 none ndi kugusaba amafaranga uduhumbi 100 ukatunyima. Nese 300 ko ndi kuvugana no muri banki bari kumbaza mu mbese ko ntari kwishura nkababwira ndaba mbonye 600 ndeka kwishura banki ngo nukwishura hajya nibiri bibuti. Ako papa uziko kuva nafukurana amadeni ya banki buri gihe ufite amadeni ya banki buri gihe amadeni ntabwo ajya arangira. Kumubona gase muri kurya mukiga mu wamuzi ngo gari kuva hehe. None se ntabwo ufite inshingano zo kunyishyurira amashuri. Ndakuyamye rero wa mukobwa we. Ntuburanduhira mu matwi. Ishuri none nta nkwishuraga minervare. Nese minervare rega trip nayo iri mu bigize amasomo ni. Naho bigeze yewe n'ishuri nabyo biraza kurangira. Aho ugeze watsindiye gufatanya na nyoko imirimo zo mwururu. Sibyo?
maje kuri hano maje no gukoko. Papa njye ntabwo nshobora kumera nka mama. Mama yararushye yashakanye n'umugabo nkawe uhora mu madeni turya nabi ngo nishuro ashaka kurimva na mama najya mu buyobozi. Hambara. Najya mu buyobozi. Wari ibyaye. Njyewe ndi umwana wawe mfite uburenganzira bwo kwiga kandi no kwishyurirwa nawe. Kandi papa rero. Ingoshe kandi padeshe ngo kanya gato. Ndakwiyamye ntuburantsakuriza. Kandi papa usigaye ufite utuntu twinshi akubwo nusigaye uri sugar daddy. Ngo? Papa buretse gato ariko. Suye umubyeyi. Bamubwira trip akigira umusazi. Yego she. Kakunyumvira nuko iko Imana arimo aravugana n'abandi bagore. Bakarima. Ko nkizi myambaro ko ari zo kujana gusohoka no kuja ku misiyoni. Ubu baga wabuze ikindi kintu wakwambara. Kandi byose byaracitse. Gaci ufashe ngutya nyokose ntubu yambaye. Nje yaracitse. Ahubwo nende kugusa inkweto zo kujyana ku ishuri. Zo kujyana he? Ku ishuri. Izo wari ufite zabaye iki? Zarahengamye zaracitse. Ntabwo nazisubiza ipa. Zarahengamye Nitibyo bitsi byabaye. Zahe nuguhengama ntabwo ari ugucika. Byose byarahengamye. Uzijane kwa kadavuri. Nakareka. Azihengure. Ntabwo najyanye inkweto zidodesheje ku ishuri. Abandi bana barabagurira imyenda n'inkweto. Tubwire nyoka guhenuza bunyogwe. Oya tujyana inkweto zifunze gusa. Si byose zifunze. Uje kuzidodesha, uzizana nje kuzikudodesha. Ntabwo najyanye inkweto zidodesheje ku ishuri. Ugendesha ibyo biti karindagire. Banyumvira ra. Hako mamuzi ngo umuntu afite imashini icuraga amafaranga. Ubwo ushaka inshasha. Nese imyaka 3 yose neganye za nkweto babuze amafaranga yo kugura izindi koko. Ngo iki? Imyaka 3 yose neganye za nkweto ariko papa namwe mujye mureba abantu mubumve. Betse gato wiburantunara. Oui. Oh, sorry. Nibagiwe. Kanza hajya nimero yawe ni iyi ngiyi nibaga muri mobile money. Hajya wambwiye 70. Kanga kohereze sha. Ntukababare mpari. Yamenje kugura bag. Ngwinyi? Yamenje kugura bag ya 70. Baga yawe yabaye iki? Yacitse. Nese naguzi ko yacitse. Ariko iki gikapu ariko ugenda gukugishishimura hasi. Nese amakaye mu ntoki. Ubu cya gikapu wambwa ko imyaka 6 gishaje. Ibaza imyaka 6 ariko. Ko bantura. Ko muzatuma umuntu ashira uturaso ku mubiri. Wese kutajya utwumva. Cabaye iki? Cyaracitse naguzi ko gufasha amakaye ukagashira muri bucengende mugafuka. Ntuja kwiga. Reka ntago najyayo. Ukarenza igikoti. Papa narivamo ntago najyayo. Ari. Rivemo. Twasiko twigaga turi kujana itushi ikibaho mu ntoki. Ariko hega materambere we mbwire nyoka kugurira. Angurire se. Ndabiyamye. Nina mukuru wawe nawe ejo bundi yare kumbuza hinduru ngo yabuze ikiyabuze. Simwebwe nta mwamenya kubishakisha. Nese turajya kubyiba. Ngo? Turajya kubyiba. Ko nta kazi dufite ko tubyiba. Defu yanyu simabwe ngo mubyiba ko ntimuzi gufata ibintu neza. None se ibaza imyaka 6 ariko. Uko zirankweto ko nzi ko zari izuruhu rw'ingona ninakuguriye. Nese imyaka 3 naga ari myinshi. 3 wagakwe kuzigana ukazivana muri primaire ukaje secondaire. Byaba na ngombwa ku mwana ufite mu mutwe wigaga neza. Wanazejana kaminuza uramutse urayijamo. Muzayijamo se. Tuzayijamo tutatugurira inkweto n'imyenda ku ishuri. Maze rero ndakwisabye nawe. Mbabana mafite ibintu byinshi biri kunsteresa. Sibyo? Byose ni ibiki bitari amafaranga. Kumubonaga muri iyi si bugaca mukabona murambaye muri size muragiye. Ikindi rero ibijumbo Ndejo bundi numfisha ari gutaka amavuta. Mugure rimwe ibiro 2 by'amamesa. Garama muje muri toto. Inyi. Ngo? Inyi. Ibyo bintu muri kuja ubushize ntwambaje amavuta y'ibihumbi 6. None. Ibihumbi 6 uwisize ubuto wabiki. Umva ngiye no guteka umusatsi nzaje nisukisha buri munsi. Ngo? Batereka sikwishuri ijyanyo bakwemera cyangwa urivemo. Si undi mwavamo. Tumere nkawe. Warivamo. Reka ntago nareva. Nje siko ntize nabaye. Urukona ntariho. Dora amahirwe garutaga amashuri wa kintu. Ndarivamo se nkuriki. Vamufashe nyoko gusekera. Kugira ute? Muje ntago najya gusekera nimba no gusekera rero. Papa wanda shaka amafaranga. Fatizi nimero wa kintu. Tazifata hehe? Mu mutwe. 07
8 papa ndashaka amafaranga buretse ariko ibyo turavuga 8 gatandatu kabiri 9370 zigiye kugwa amafaranga se basi ngo zigiye kugwa amafaranga numuntu nshaka kohereza amaburiti nako ayi zihorere rero kundi kuntu byigenje kandi papa shana ntabwo ncika uyu munsi nibwo nkubonye ureba wambaye neza uzi ko umugeni nifite n'isoni ahubwo nazo uzamurugeze ye mu izina rya Yesu iki si ukeneye amafaranga ku buryo se nzamura ngiye nkambara ubusa ese ndavuga ko abagabo bose bakunda abantu bambara ubusa akikubona gutyo arahita avuga ati ni sawa ubundi ngewe none nabwiye agakanzu kageze hano none reba wagejeje hano iyo kanzu umva nayikura iyo ubwira ngo utizaze ngira ngo ufe mu buzima bwanjye basi naza ugerageze uzamure akomiki wasaze ugerageze uzamure nukubaye uri mpamvu wambaye utyo bigutwaye ikiza nyambo niyisubira ntunsakurize ntunsakurize kandi reka nkubwire aze utangire kumwisekeshwaho ujye umukoraho izina rya Yesu niyo Yesu iki akomiki warasaze umukore mu bwanwa nyine umwereke ko umukeneye iki ngiye nkorakora umuntu si amafaranga ukeneye nimba utayakeneye sohoka ugende ese ubundi ari he ari kuza nko minota atarabageze akihagera nyambo kureba icyoroshye nizere ko bize nyine umurebe nawe avuga ati iki cyana ni sawa kandi nakubwiye nazo uzamura ko nasanzwe ndeba si amafaranga ukeneye araje zamura araje sorry ko watinze narindi hari izindi expensive we nazo ese meki kutangira ko papa wawe yaje kugusura oya bo ntumanje kubyukira mu nama y'abagaga haza kubamo ibintu bijanye n'amatora kubera ko perezida ari gushaka kwegura umunsi ambaye igikoti cyiza atoriye papa wawe yaje iginyambika buri munsi wanjye yaje ryari tujuru sinakubwiye ngo n'uyu nguyu Mana yanjye we mfasha ndende kurota ntaba ari ukuri Miki uvuze ngo iki si amafaranga ushaka dore ubona gusa ushakiye n'uyu nguyu kumbwira ngo umuntu wari uri kumbwira ngo aze uyu nguyu mwegere rwose vaho wagisaza icazwa hariya unshinguke urasaze akomiki warasaze uyu niwe muntu wambwiraga ngo uje ngo ngiye nguri buma amafaranga ahubwo se kuri igicucu mu mutwe wumvaga amafaranga ukeneye 500 miliyoni niwe musore wayakuye wayaguha se nashaka ngahe miliyoni aba basaza nibo abantu bafite amafaranga nyambo jya ukura mu uyu niwe wambwiraga ngo uri buma 500 oui alors bo namusinye sheke ya miliyari ariko se we wabaye iki kandi sindi kukubwira ibibazo mfite byo ku ishuri ako mama Debora afite utubazo tw'abana ngo twabana nese ubu nzagende ku ishuri na bag mfite byo n'ibibazo by'abana ako Debora ubundi we bazaho kugura marete buri gihembwe imyaka 6 none se wabibwiye papa wawe nabimubwiye yakubwiye ngo iki ntacyo yambwiye ngo nzaze njyana muri envelope nimba arishaje ibaze kujyana amakayi muri envelope wumva papa ko bavuga ngo abana barananirana ubona twe papa wacu ataratunaniye ako se muragira ngo muri kibana bana uko mumubona kuriya ko ariko nanjye mubona muzi ibyo kurya mufata na amafaranga 2,500 agire nuko ngerageza nanjye nkishakira utwanjye ku ruhande nkajya mu kamina mukapfa nibura no kurya n'uwo muceri cyangwa nkabatekira inyama nese amafaranga yose numva bavuga nago abayabaha nago wenda mama mufite indi mishinga base papa wawe uriya agira igiceri cyatanama wumvisha yavuga se avuga ngo 700 none yambwiye ngo mfate nimero azoherezeho n'umuntu ntago nabyitaye yohereze 70 none ngeje ubundi ninjiye hanga papa ari kuri telefone ari kuvuga 600 ngo yibaze hari umuntu ngo yaragiye kohereza 600 mpita ninjira ibindi byabanje ntago nabyumvise ariko yari kuvuga 600 mbeshya ngo nayo kuvugurura inzu iyi nzu ubu kuva twavuka iyi nzu yigeze ivugururwa na rimwe ubwo se yarubatswe
nese n'abana bandi nanjye ubwanjye biba byanshaze uriya mugabo amafaranga akorera sinzi ahantu ayashyira uriya mugabo umwaka amafaranga akamera nk'intare ku kintu cyerekeranye amafaranga ni ibibazo ngende umva nanjye ubwanjye ntabwo binyoroheye pe mama tuzabigenze gutya okay mwihangane nyine reka nze ndebe kuntu ndi bubigenze sibyo ndakenye pe ndemera ngurishe n'imyenda yanjye n'aya mashini ibaze hejuru ya mugabo nimba ari umugabo nimba ari data utatwitaho kemera ukagurisha imyenda yawe none se urigana inkweto zicitse mwana we urigana amarete amakaye mu ntoki marete kumva yacitse nawe uzi n'abana bigana na Debora barambwiye ngo Debora nta kimesa se hari isabune ngo Debora bagura amazi reba noneho shabyorere umva mwihangane iki kibazo ndaje nishake kuntu ndi bugikemure ubu nagendanye ebyiri kandi nta nakubona ngo nziguhe hari mfite izindi expensive ariwe igikobwa akobwa ubuheri kave mayo mwenye jewe uri kundeba ukabona ngewe ndi kuri level yawe ku buryo nta n'isoni wifatuka uriga nta n'isoni urabebese n'urutwe n'ibyo bigofero nk'ibyo kugaba sogokuru ngo ngiye ngo uri kunshaka akomike ubundi wabuze ubwenge kuva ryari wambwiye ko ushaka iki yinjije wayizaniye bureka ku buryo ngewe wumva ko ngewe naryamana n'uyu muntu ubundi we nagufite abantu turyamanye si bitwaye si amafaranga si nkagaguha ubwo ntabwo ufite abana tunga n'ubu ngubu wagisaza iby'abana ibyo by'abana birakureba wowe uyu nguyu urabona mutanasomana n'amenyo agataka mbese ibyo birakosa amafaranga ukeneye ayo mafaranga utagira ngo ndashaje ndavuga utaga hano zaje aho ngaho umva nkubwire miki iki no mu bundi buzima akundi ubwenge nari nawe burye he ku byo mu mutwe wanjye byose nari nimajinye ko ari umusore wenda mwiza turi buze no guhuza wenda namubwira ati reka twikundanire soni ngo niki ushaka tell me the first of all ko umusore byibuze twanahuza nshobora kuguhindurira njyewe byibuze nkamutwarira umutima tukaza ako se nyambo kuminura urusazi wazenge ubuzima baraguhindurira ubuzima ariko ufite ikibazo kimindura ubuzima nshobora kuguhindura ubuzima ubuhe wowe ubwawe wabanje ariko ubwo rero bwarahindutse wewe afese ntabwo wantesha igihe canje gutyo ndakora hirya n'ubwo washyano umva mbwire nyambo nsokera mu nzu nanze yawe nyene sokera mu nzu no mu bakobwa utekereza ko wacura nagiye mu nsokera mu nzu sokera mu nzu kandi uva nkubwire ntuzongere ko umbwira ngo bitanu sohoka umusaza we wajyanye amafaranga iwanyu ukayashyira umugore wawe cyangwa abana ukareka kuyazana mu bakobwa mikajya gushuka uzabura ubwenge kureba mikaracyari mutoya n'umurebe ukomeze usaze ubura gusaza neza usaze wandavura umusaza w'indaya nta n'isoni nyambo nsokera mu nzu inzu yawe ndayisoma nyine sohoka zapfuca wandaya ariko cyari cyiza nene keza mama amafaranga rero twumvikanye se wamubonye se ngo mpereza amafaranga nose ndagaguha nkoze iki ariko uramurebye se unamukozeho se siba tukuntu njye ubwo niteguye akuzima mubiri ugurisha imyenda yawe wagurishije ubundi ya papa se havamo angahe biriya bushwambaga watajya yigura n'imyenda none ubu mama afata imyenda ye myiza ajye kuyigurisha hanyuma se azajya yambara iki none se nayigurisha hari ahavamo angahe basi ma wagurisha tuno tuwarija ariko imyenda si uyigurisha oya ndayitanga none se mbigenze ni ngomba kwitanga nkashaka ikindi kintu nakora kugira ngo mubashe kubaho ibaze ko umwana ageze aho ajya ku ishuri atafuze imyenda yabuze isabune ko abana bigana twarawe barabimbwira ahubwo mangereka mubwire ngiye n'ubundi mba nifitiye abahungu bakuru banyiteretera n'abagabo bakuru kandi bafite amafaranga ceceka ugeze aho ngaho baye ngenda nanjye nkamera nk'abandi bakobwa nkazana amafaranga tukabaho oya umva ndakwinginze mbabarire icyo kintu gisubiza aho gikura reba ubuzima tubayemo ejo bazagutera inda bagutere sida none urebe no kubona isabune yo kubafurira ni ikibazo ngaho ibaze wazanye umwana mama ntago bazane oya ntago ikibazo niba ikibazo kivutse ntago kigomba kurangirira mu bahungu cyangwa mu bagabo mwana wanjye unyumve abarira urwuzishigishira uzarusoma wenyine nza uriya musaza mana yanjye mwumvara nk'ijambo ubuvuze muri umuna wawe akuba
no kuvuka nabi. N'isima murumva nabigenza gute? Niba ibyo bintu unabitekereza, niba biri no mu mutwe wawe ubimire. Mama usko ari nge mwana no kwishuri utagira umuntu mu amafaranga abandi bana bafite abahungu urabagira se ufite bari mu myaka za 30 n'abandi bagabo bakuze bangana na papa babitaho. Ni nge ngenyine utagira uwo muntu mu amafaranga. None urumva umushaka se? Ndamukeneye none oya shirimba cecekaho. Nzitwara neza nese nk'uko babafite si bigara ubwo babateye inda. Ngaho nyumvira n'ukuri kw'Imana ugiye kuba indaya. Ntabwo ari ukuba indaya, ni ukugenda nyine ukamubwira ikibazo cyawe akakigukemura. Hanyuma azagikemura bigenze bite? Azakiguhera ubuntu. Baba ari abana beza azayamera ubuntu. Umva rero banzu ntege amatwi wumve mwana wanjye. Umugabo w'ubu ngubu cyangwa uwo nguwo wose uwari we wese cyabagushakaho niki no gusambanya agira ngo agusambanye. Uri kunyumva aguha amafaranga agukoresha icyo yumva ashaka. Atangire yangiza ubuzima bwawe. Ejo utwarinde unanirwe kwiga amashuri yawe ngo yarangize. Ikintu cyitwa abagabo kirinde. Mama rega n'ubundi ngiye harabura gato ngo ndangize nago meze nka Debora. Oya. Debora wenda aracyafite imyaka myinshi ariko ngiye reka mbanze nkubwire ntega amatwi unyumve kandi urabizi. Ibibazo kuva nabana naso mwavuka muzikono twabanye. Mbabara utaza kunyongereraho ikindi kibazo. Umaze kuba inkumi uri umukobwa usobanutse uri umukobwa umaze kugera muri university uzi icyo wakora. Ndakwinginze ntuwirukanke mu bagabo. Kuko mwebwe muri inkovu mwebwe muri ibisebe byanjye ndayamanitse nta uzanzanira inda y'indaro ngo nyirere mwe muri ibisebe abandi ni inkovu zanjye uzayirwarize reka murabona byaye ariko abo bana nzabarera ko sinzarera buzukuru icyo cyumve nta kindi kintu birangiriraho ari sida ninda kubyara imburagihe ugasanga abantu ibindi birwaro kubera ibyo bintu nawe uranyumve dore ni wowe ushyushye muri iyo myaka yawe aje batazagushukisha ububomba bakagushukisha izo nkweto ukeneye ngiye gukora igishoboka cyose nk'umubyeyi sibyo ibi bibazo byanyu mbikemure so mukozeho se nisinde gwa amafaranga twumvikanye kuja ndabakoraho kumukoraho sibyo biremeye mwananiranywe ngiye namukuzane mpereza amafaranga umvikane tusanzwe nta busheri bwawe shamereza nsikageze unaho wakongera suka kakura kabyanze mpereza amafaranga yanjye mfitani cyatanu ngaguheza uje kugakeka kuva ryari ngiye nkurira amafaranga none ko niburiye umukiriye umva nkubwire rero mpereza yo twumvikanye ngenda gushakira icyana no kirenze kiriya kandi icyo ndabizi ko dirita za nda kuri banki ndagazana twumvikane kugawe uyohereze ako shani keza ubu ndakuzana aramuruta umva mbese aramuruta ariko abamurusha iki kwisanzura kwirekura nk'abakabe nkora iyo nshaka nk'uwakoye nibyo nshaka ngaho rero uvana ugenda hatagira umuntu wagusanga gira vuba ariko abantu bose bamaze kwamenya ko ari muri shiririje gira ugenda hatagira umuntu ugusanga hano cyangwa ukubona koko mve kugenda urandeba iki ngewe ngewe ngo uhadire utazagira ikintu ntekerezaho sohoka shambabarira utazagira umuntu umenya ibintu dukora ariko rero utangiye ubukoresheje wagiye niyo nkoni mico kibanda ngayihute shavana ugende ariko nawe ndagukundaga ngewe utwo tugambo ujye utumva nawe ngiye icyo mfana nawe ni amafaranga nkaguhereza icyo ushaka umukobwa arakunaniye mva hejuru ugende nyamara nawe ubitekerezo nazakugurira isanduku urandeba cya gicucu ngo ni nyambo ukuntu kimpombeje sikika kandi ubwo nanone ugiye kumbwira bwa busa bwawe aho byakomeye nta nubwo bikiri ubusa rero ikintu cya mbere mpfa nawe icya mbere uba wiriza se wagiye ukomera none ntabwo bizi wenda ibindi nigizaga nkana ariko noneho ubu ngubu byafashe indi ntera ngo byagezeho noneho afata inkoni nk'ukubita uruhinja barimo arakubita nk'ukubita uruhinja ariko kuki wigira inzanga narakubwiye ngo najya gukubita imbabura ujye umukubita isafuriya agukubita umwuko umukubita umumamiyo akuze uriya mugabo none ubundi nari nzi ko agira amahane ariko none iyo yageze ku mafaranga izina ry'Imana bintare ku handi ntashobora no kumureba mu maso kuki abagore b'iyi minsi muri injiji koko ubundi iyo umugabo agufasha akagukubita ukagira gutya ngo mama we ngo baranyishe neje aragukubita none akagukandagira akagusyonyora uko yishakiye
ariko iyo agutunze urutoki ukamutunga 5 buriya mugabo wamushobora koko utambeshye umva nukurindira akaryamo gacomeka ipasi ukanayimutera ukamurambura akamera neza ukomeza wigira inzara none se ubwo wajya kumutera ipasi yewe ko amategeko abihanira nyine wese aba yagukubitiye iki wewe kucyagukubita ugaceceka ukabigumana ni bya bindi nyine by'abagore uvuga ngo reka mishiri bibera mu ngo reka nyine mpfira abana ngo bankubite bangaraguza agatinga abana banjye ngo mbarere ngo bakure komeza ubarere nyine uzagwa hano cyangwa se niba utabishoboye guhangana nawe mwakoze divorce mukagabana imitungo ukajya kurera abana bawe ushaka umugabo ushaka kurera abana ushaka amafaranga ushaka iki none se gutandukana nawe ndabyumva koko ndajyana iki se kureba n'iyi nzu ureba byose kureba ziri no muri credit mubizi ko tuba muri credit ziri muri credit nimara kuhasohoka mu ndasohokana iki n'ubundi kujya ni bya bibazo zisigaje imyaka ingahe n'umwonye nusigaye mwakumwe katonyanga mu nyanja isabe divorce urukumva mu gihe uri muri process nyine yuko uyihabwa n'uwo mwaka uzaburangira we turinjira tuje hano sebe tuje hano nyine se kugiye ahantu niho sigaye ba nihomba iwe babara ngene twinjiranye inkweto ujya ni hanze ni si turi buhanduze se oya ni hanze ari umukozi ukoropa nta kibazo yesu none se mikina ahangaha uba uyu kutubesha ahubwo shinjire ko abaye umuzungu se oya ni amazi ya Kigali namwe mugiye gusirimu kumva mu minsi mike iyo nyogosho abantu ntago bajya guseka kubiki suje kutureba wambaye akantu kagera aho ngaho nago kararana sara imyenda uyu ne mwenda muremure ngira wawujyana ahantu mama yanjye no gusenga shamiki warahindutse sigaye ameze nk'abanyamugi utu twenda two kurarana akose icyo cyaro kizakuvamo ryari wageze I Kigali ibi bipano sinajye kubona byambaye yesu we manura gatoya akose mufite ikihe kibazo mbese hano hantu niho uba nihomba uri kutubeshya nihomba usigaye wise ariko mana se uracyagiriye kabyo nk'ibya kera nawe nakubwiye ngo mu minsi mike akazi ngiye kubajyanamo ni mu gafinga nkuko nzabibabwira uzakira mu minsi mike ufite imodoka ufite inzu usa neza uri kutubeshya ugera mu cyaro uri kumva bakavuga nagariwe bazi nanjye nzagura nk'aya maherena se ikintu cyose kineye uzakigura wewe nkubwiye nuzabyumva uko mbikubwiye gusa ukazi nako kugira none se suri burara utujyanye mu kazi oya murabanza mwicare hano dushaka utwenda twiza ibyenda muzanye nta mukomeza kubyambara nako batwemera mu kazi tubyambaye akareka ubwo se ni mikingiye ntago natobara amatwi Buse rasubira mu rugo ndi kwabwira. Sibye n'amatwi no kuzuru zapfubora. Ngewe nta kibazo. Urumva we kutumvikana uyu naso aka kanya. Nge nanya tuje. Kigali. Mikire bakunasiga yasa. Ubundi mugabane pasu ujye kwirerera abana. Ariko se wozajya wari ukubitwa nk'ingoma z'abaporoso. Urabona uzabaho gute? Nabyo ugomba ntekereza kuntu ngiye kubaho none nta n'umugabo ibyo pe ako sinzabaho ikibazo cy'ihindukira rya buri joro ni ikibazo cy'icyubahiro cy'uko wubatse icyo rero nicyo kibazo cy'abagore ni ugupfira ifiyeri nyine ngo ndubatse naho urakubitwa nturye ese umugabo utaguhahira umugabo utakwambika umugabo utita ku bana ngaho ejo n'ejo bundi uzajya uhamagara mu rugo ngo munyohereze amafaranga nishurira abana ishuri ni mugabo nyabaki ese umuntu yitwa umugabo kuko yakoze iki gahunda mu buriri gusa ingora umva rero mubwire Fabio nubwa mbere n'ubwa nyuma ngiye ngarutse hano nkugira inama ese ngiye ko nta mugabo mfite ra ubona mbaye iki shaka amafaranga mfite nyine amahoro shaka amafaranga urera abana bawe ntujye ukenera kuri gahunda nago uzajya ubura umuntu ugufasha ubundi ubeho mu mahoro hari ikindi ibyo ntabyo ndi okay niba iyo gahunda utayikeneye ntayo ukeneye ngaharera abana bawe da uhomba inkoni none se niba ukeneye kuzajya wari ukubitwa ngakomeza wicare hano nyine kandi ntuzongeye kumamagara ibi bintu ndabirambiwe gora nkugira inama ntiwumva ese ubundi buhamamagariye ikira ko numva mvugira ubusa niba utanyizera ibyo mba nkubwira gende inshuti nziza noneho nkugira inama ngo bajye bagukubita se ngo ubigumane mu ejo n'ejo ubundi bazagukubita tuze duhambe ubuse niwisigira abana bawe
ejo n'ejo mundi nagukubita ikintu mu mutwe ugapfa ugasiga n'abo bana uri kurwanirira uzaba wungutse iki bazarerwa nande ikibazo kandi reka nkubwize ukuri burya umuntu amenya agaciro k'umuntu atakimubona umunsi wamusize ukajya kwirerera abana azamenya agaciro kawe noneho najya no kukugarura azaguha agaciro kurenza ko yajyaga guhereza ubitekerezeho turumvikana ibyo uvuze ni ukuri nanjye ngomba gushaka ikintu ngomba gukora kabisa ubundi tugabane abishyire hasi abagore muri hambira we niyo mpamvu ntabwo nzashaka ntabwo uzashaka undi wa kabiri se ko wa mbere mwatandukanye wa mbere nyine twaratandukanye kubera ko nabonaga ari stress njye se stress ndazishoboye cyakoze we warabishoboye byo n'imiguruko araguruka nawe ukaguruka wowe yisigeze wowe uri inyuma uri muri analogue umugabo yagurutse nawe uraguruka rega mbikorera abana sawa Fabio reka ngendere reko reka mugize ukuri sinzagaruka ngarutse gusubiramo bino bintu sibyo bivuga mbere n'ubwa nyuma oya nanjye ndi umuntu mukuru ndabitekerezaho kandi ndafata umwanzuro ukwiye nta kindi kuko seka fata cyeza nakundi ntago oya iyo byageze ku nkoni noneho byafashe indi ntera nakihanganira ibindi ariko wapi ejo nzagaruka ufite ijisho rimwe noneho bazaba barinoboye yaranyishe njya gukubitwa n'inkuba yankubise ikibando hano aha reba ukuntu habaye hajya se ngo ni idarapo ry'igihugu aya mabara wagira ngo ahubwo kina ku ngufu yakubitaga inkuba kuno gana uryoheye gukubita reba ukuntu ngana kwesha ni iki kwa stress byo kwa stress nazo zibyibushye wageze i Kigali wabaye nk'umuzungu neza ndi kwibuka tujyana kuvoma nyamugo ariko Imana igira neza ubuzima ngiye narabutambutse aka kanya meze uzi ko mubonera kuyoberwa utanyoberwa umva ngo bari inkuru uzamukobwa kwa ntuza do uri kuvuga nde Mari Roza abyaye kabiri abyariye iwabo abyariye iwabo kabiri none uzi ukuntu asigasa iyi kanzu yawe ni inzobe hari umukobwa w'inzangu kibyari iwabo kabiri niyo mpamvu bazanye i Kigali rero bigisha ubusirimu uri kumva muzajya mwana mukaba ntabwo muri kuri level yabo mukavuga natwe naguzemera ko dusubira mu cyaro gukora iki se tuzabana hano nababwenge ibintu mbabwira ni mu byumva nkuko mbibabwiye nzabyumva nta kibazo tuzabana hano umva nzaya njya mu kazi saa 10 niba zajya bava kugera mu kazi ni saa 12 ngiye nzaya ngerayo saa 10 ako kazi uzajya uryama ibitotsi bishire niba ari ugukoropa wenda n'urugero hano nimba ari ubukiri nuzaba wanshaki oya ako kazi nabo kakubera usagurya reba imitero ufite reba none se nzakora kazaba kameze gute we banza uryame ese miki iyi nzu kisa gutya uyishanga igitifu umurenge wacu ari nk'iyi ngiyi abamo 200 birakura hehe kandi mbabwiye namwe niko kazi ngiye kubajyanamo kuri wa murenge wacu duturanye gitifu wacu nta nubwo aba mu nzu nziza nk'iyi ngiyi mwaje i Kigali rero mwumve ko ubuzima bwahindutse ahubwo reka mbabwire muze twinjire ni karibu kamuremo inkweto bagena dusaba cyane dukuremo inkweto cyane tugiye koga akose namwe tugende mujye koga muhite basi muruhuka munaryama turacahe tugiye koga ndahabereka dushe ba mu nzu karibu kuramo inkweto Paris wanzu tujyanye hano bate bintu rero mwinjire byo bintu byose twabonaga muri filime karibu urakoze Akose ugeze no mu myenda siba itonde akose ni ikihe kibazo ufite kose waretse kunkuriramo imyenda ko se wabuze iki nta mufuka si iki kintu kigira akose ubwo waretse kunyandagaza koko ni ikihe kibazo ufite siba ibyo ni ibiki Nusi nta mafaranga ganje wabonye ntabwo wabonyera ubwo amafaranga niyo yatumye utundurura ibintu byose ugeza nawe unsohorera imyenda yanjye agabanya imitabango siba none si yumbaza
amafaranga yawe nayatwaye ngo iki hari kirinisha no kugeze naho usohora ubujya itonde none amafaranga ungana gari ni ngewe wayatwaye nayakoresheje nusi ubanza ukambaza mbere yo gukora ngo wagize ute nayakoresheje wagafasha ugahawe nande je naribonaga umwana afite ikibazo ku ishuri inkwe nta nkweto yari afite nta kintu n'iki na kimwe yari afite cyo gukoresha ku ishuri ibyo binsobanurire neza ndakusemuka bye mana nyagasani mana ishobora byose ibi ni iki koko ubwo ibihumbi 20 nibyo bitumye utundurura ibintu byose unaga hanze nabo ndaje nsobanurire ugiye gukora iki se ugiye gukora ikira none wagafasha ugahawe nande ugiye kunkubita se wagahawe nande nese sindi umugore wawe sifite uburenganzira bwo kuba kabiri kangahe wiha amafaranga udahawe ya byambikanaga nawe ariko se ukubona nafashe amafaranga nkajya kugura ibikoresho itonde nkubiti reka tumanze tuje inama wari ugiye kugamaza iki wari uzi nagateganyirije iki ariko reka nkubaze mugabo mbaze iki hakuse ko kiye bigeze ku mafaranga ubintari kuko nta soni nese ababyaye abantu udashoboye kurira ugatuma ntuntubikana gutya none se wigeze ubimbwira uri kubwira iki nicyo kindi kibazo ubonaga candaje inshinga hano ndakwiyamye mbabaresha ka wa mugore ni mpamo imana bazumva nakwisha ugeze naho gushaka kunyica nkiyamyama ubu wagiye mu myambaro zanje gute ego bikiramari umva nkubwire ko nagahagitsera amatwi unyumve kuno byagenze uzi ko umwana afite ikibazo cy'inkweto akagira ikibazo cy'amakaye nashaka yambara ibivovo cyangwa amakoma mbaga mfite igenamigambi byanje nibyo nagambiriye kuyakorera niki kintu se wakora kiruta abana bawe ngo niki kintu ubu ntabwo ari abawe ariko none se ngiye mfite akazi cyangwa ufite amafaranga ariko usibye kuba narakuzanye ukabiri igitana mu ngutiya narakuzanye ngo ubi wahana wowe ntabwo ukwiye gushabika gushakisha none se ayikorera ajya ngo ayikorera ajya birakureba se birandeba kuko ndi umugore wawe muraraga kakoramo ibirenge muraraga mutanunzwe turya iki ntabwo ari ubusa hariya geragera zane amafaranga ganje nge nayaranje kuyakoresha ariko mbabara iryo jambo ryo ntabwo nshaka ko njya kuryumva none se nyakurehe ntiwongeye no kuvuga iryo jambo rwose mbabarira shaka indi mvugo wabijanamo ntereza ndi kwihuta reka nakerewe inama dufitanye inama n'abavugi nako n'abavumva geragera ariko nabigusobanurira we mpereza amafaranga ganje ariko se ni mwuka byara mbabarira mpereza amafaranga ganje wagafashe ugahawe nande mane ibiraro nibyo mporaga kuko mwabantu cyangwa nziyahure nje mu kagozi wenda nibwo muzishima mwidagadure sibyo si nibyo ushaka ariko si uko umugabo mwiza nakoze ndakubwiye ngo mpereza amafaranga ganje bitari byaba nabi ariko se sinakubwiye ko amafaranga yake ni mabere maro ndakwiza sinabikubwiye byagiza wowe